TV. Nkuko mubizi neza iyi ni Nayoti, ni igitangazamakuru kinyuraho ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Hanyuraho ubuhamya, hakanyuraho ibyigisho mu ijambo ry'Imana n'ibindi bitandukanye byerekeye ku butumwa bwiza. Uyu munsi rero twongeye kwakira umukuru cyangwa se umuyobozi wa Nayoti, yifuje kutuganiriza, tumuhaye ikaze. Murakoze, amahoro y'Imana bane namwe. Kuri Nayote tujya tunyuzaho ibiganiro, ijambo ry'Imana, ibitaramo, ubuhamya, ibintu byose byinshi bigarurira abantu kuri Kristo Yesu. Kristo Yesu tujya dukunda kuvuga ngo ariho kandi yahozeho, kandi na n'uyu munsi ibyo yakoraga na n'uyu munsi aracyabikora. Dukunda kuvuga ngo cyangwa se dukunda abarokore bo hambere bakunda gukoresha ijambo rivuga ngo ubwoba nibushire, ubwoba nibushire. Baba bavuga ngo ku bakristo iyo bavuze ngo ubwoba nibushire bajya bakunda gusubiza ngo Yesu yavuye mu gituro. Muri ibi bihe bya Pasika rero, ku muntu wese wemera Kristo turamubwiye ngo ubwoba nibushire kuko Yesu yavuye mu gituro. Igihe cya Pasika kigeze, Yesu hari abo yatumye abigishwa be, arababwira ngo nimujye hirya mu mudugudu kwanuza. Ntabwo yaberuriye ababwire ngo ni kwa Matayo, ni kwa Mariko, ni kwa Yesayi, ariko yababwiye ngo nimujye hirya kwanuza. Yesu yakundaga gukorera mu migani kandi yakundaga kuvugira mu migani, ariko arababwira ngo nimujye hirya kwanuza. Ibyo yari abatumye baragenda, bageze kwanuza basangayo ibyo yababwiye kujya gutunganya byose barabihasanga, ariko ngo basangira nawe ibya Pasika, ndetse nabo muri iyo nzu basangira ibya Pasika. Arangije igihe kigeze kuko yari yaraje gucungura umuntu. Reka ngaruke kuri aka kantu, haleluya. Reka ngaruke kuri aka kantu kavuga ngo Yesu ajya amenya ikibanza, akamenya igikurikiraho, akamenya n'ibizaza, kuko we ajya abasha kureba ibizaza akabasha kubimenya, kandi yarangiza akabasha kubishura, yarangiza akabasha gutanga intsinzi. Ndaguhishurira rero cyangwa ndakubwira ngo gerageza cyangwa shakisha uburyo ki waba inshuti na Kristo. Kristo uko yari kera n'uyu munsi niko agikora, kandi nta muntu ujya umuhungiraho ngo abashe kumusubiza inyuma. Kristo ndamwemera cyane kuko hari ikintu umwemerera. Mu Bisiraheli ijambo ry'Imana ritubwira yuko uyu Kristo yavutse mu buryo bukomeye cyangwa mu buryo butangaje. Yaravutse mu buryo bw'igitangaza, ariko ngo Yosefu uwari umuhagarariye nka se ngo ashaka kubenga umugeni we yari agiye gushyingiranwa na mama wa Yesu, ariko ngo marayika w'Imana aramusanga aramubwira ngo Yosefu wibenga umugeni wawe. Ngo birakomeza biragenda ngo bigera aho Kristo yageze, ngo bagiye mu minsi mikuru i Yerusalemu, mu minsi mikuru ya Pasika. Ngo aragenda, ngo arangije kugenda, iminsi mikuru irangiye, ababyeyi be ndetse n'abaturanyi babo ngo barongera barataha. Ariko ngo Yesu ngo asigara i Yerusalemu, asigarana n'abigishwa, asigarana n'intumwa cyangwa se n'abapasitoro n'abakuru b'itorero, basigarana mu rusengero. Ngo akomeza gutangira kubaza ibibazo byinshi, ariko ngo bakomeza gutangara, baravuga ngo uyu mwana ufite ubuhanga bumeze gutya, uyu mwana ni uwahe? Uyu mwana ni uwande? Ariko ngo kandi ngo bageze mu nzira barimo gutaha, ababyeyi ba Yesu, uyu Yesu Kristo uvuga ni uwo mu rubyaro rwa Dawidi, ntare yo mu muryango wa Yuda. Ibyo nabyo ni igisekuru nk'uko tugisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, uhereye ku murongo waho wa mbere ukamanuka kugenda ubona ibisekuru cyangwa n'igisekuruza cy'uyu Yesu Kristo. Ariko ngo basubirayo, ngo basubiyeyo bageze i Yerusalemu,
ngo basanga uyu Yesu ngo ari aho ngaho i Yerusalemu, ari kumwe n'abatambyi, ari kumwe n'abakuru, ari mu kubaza ibibazo byinshi. Baramubwira ngo mwana wanjye twari twakubuse, wo tugenje ute? Ariko arababwira ngo ababwira amagambo akomeye, nimuzi yuko ngomba kuba mu nzu ya data. Bene wacu, bene data, inshuti zanjye, abo ngabo ndi mu kuvuga nibo nshuti zanjye, abumva ijambo ry'Imana barangiza bakaryitondera, abo ngabo nibo nshuti zanjye. Imana yacu tugirire neza. Ariko ngo barangije barataha. Uyu Yesu Kristo ubundi mu Bisiraheli, iyo umuntu yajyaga atangira imirimo y'ubutambyi ari uko agejeje ku myaka 30. Ariko uyu Yesu yatangiye kwegera abatambyi iyo myaka 30 yari itarageramo. Imana yacu tugirire neza, kandi Imana yacu ikomeze kuduhana umugisha. Reka ntacyo twisomere ijambo ry'Imana karakanyuzemo ku nshuti za Nayote, ku bantu bakunda Kristo karakanyuzemo. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 25 ku murongo wa 6. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10, ibice bya 25 ku murongo waho wa 6 aravuze ngo ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barasohoka baboneza amatabaza yabo. Imana yacu tugirire neza. Dusomye ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice bya 25 ku murongo waho wa 6 niho duhereye dugeza ku murongo waho wa 7. Hatubwiye ngo ariko nijoro ngo habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke tumusanganire. Ngo ariko ngo baboneza amatabaza yabo ngo barasohoka. Imana yacu tugirire neza. Niko tutahereye hejuru, ariko haravuga ngo habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke tumusanganire. Ngo abakobwa bose ko bari 10 ngo barasohoka ngo bajye gusanganira umukwe. Ariko ngo bose baboneza amatabaza yabo, niko Bibiliya itubwira. Ngo basohotse babonesha amatabaza yabo, ariko ngo bose ko bari 10 ngo 5 bayaboneshe ngo amatabaza ngo araka. Ibintu bigenda neza, bumva bafite connection muri bo ku Mana, bumva ibintu birimo kwemera. Ariko ngo abandi 5 babonesha amatabaza yabo, ngo amatabaza yabo yanga kwaka. Ariko ngo abo bapfu ngo babwira abanyabwenge ngo mwaduhaye ku mavuta ngo tukaboneza amatabaza yacu tugashyira mu mperezo zacu, ngo natwe twese tukajya gusanganira umukwe. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko twese abantu bahamagawe bemera Kristo, twese turi mu rugendo, twese turiteguye. Mu madini agiye atandukanye hari imibyizi wagiye ushyira mu nzu y'Imana, hari ibintu byinshi cyane bitandukanye wagiye ushyirira mu nzu y'Imana, hari ibyo wagiye ukorera mu nzu y'Imana byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko igihe kirageze, Kristo araje aje kubanana nawe. Arakubwiye ngo we wa mugabo we, zana ibyo twavuganye, tegura amatabaza yawe, cyangwa boneza amatabaza yawe. Ngo aboneza amatabaza, buri wese agenda aboneza amatabaza. Ariko ngo aba bakobwa abandi 5 babonesha amatabaza biranga. Ngo babwira abanyabwenge ngo mwaduhaye ku mavuta yanyu tukajya kuboneza natwe tugashyira mu mperezo zacu amatabaza yacu akaba. Ariko ngo abanyabwenge barababwira ngo hoya, ntabwo byakunda, ntabwo byakwemera. Ab'iki gihe baravuga bo ngo ntabwo byavamo, ariko ngo barabahakanira. Barababwira ngo nimujye mu bahanjuzi mujye gushaka amavuta yanyu. Ngo abakobwa nabo babyumva vuba, ngo bajya mu bahanjuzi bajya gushaka amavuta yabo, baboneza amavuta yabo.
bajya gushaka amavuta, ngo bajya mu bahanjuzi barayagura, ngo barayaba bashyira mu mperezo, ngo baragaruka, ngo barakomanga, ngo nyakubahwa dukingurire. Arababwira ngo hoya, ngo simbazi. Bibiliya ikomeza itubwira ngo aho niho bazaririra bagahekenya amenyo, bakahaborogera. Imana yacu itugirire neza. Mu byahishuwe niho hakomeza hatubwira ngo ibice bya 22 ku murongo waho 12 hatubwira ngo araza vuba azanye ingororano kugira ngo agorore buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ntabwo uzitwaza ngo njyewe narakijijwe mu myaka 20 narakijijwe, narahanuye, nararirimbye, narabwirije, nakoze imirimo myinshi, haleluya, nakoze imirimo myinshi, ariko imirimo ya mbere, njya nkunda kubwira abantu ngo imirimo ya mbere ni ya nyuma igira agaciro, ni imirimo ya nyuma uri mu gukora uyu munsi wa none. Uyu munsi turi mu kuvugana, wowe ukurikiye na Yoti TV, uyu munsi wa none, kuri iyi saha, kuri uyu munota, nushaka umaze imyaka 50 ukijijwe, nushaka umaze 15, nushaka umaze 2, nushaka umaze iminsi 3 ukijijwe, ahubwo ngo Petero aterura amagambo aravuga ngo mu mahanga yose uwizera Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo ngo Imana igira gute? Iramwemera. Nawe nagukangurira uyu munsi wa none, wa mugabo we, wa mumama we, wa musore we, wa mukobwa we, nagukangurira cyangwa nakongera kugukangura uko yakoraga n'uyu munsi iracyakora. Imana yabanye nawe muri covid, ndagira ngo gutangarize yuko n'uyu munsi wa none iracyakora, iracyaguhetse, iracyakubaka. Komera rero, Imana yacu tugire neza. Muririmbyi nawe akomeza kuririmba aravuga ngo ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye ku manywa na nijoro. Ngo ubonye bwije bibaye mukabwibwi, ujye ukomeza uhanga amaso, wongere uhamagare Imana, wongere uhamagare Data wa twese. Imana yacu tugirire neza. Reka tugare ku musozo, ariko ngutangariza ngo guma ku birindiro. N'abaririmbyi bajya bakunda kuririmba icyo gihimbano cy'umwuka, ngo guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, imirindi y'umwami ukomeze kuyumva mu buryo bwo mu mwuka. Reka dusenga Imana twongera kubabwira ngo nimukomere kandi mukomezanye, kandi mukomeze kubwirana ayo magambo yururutsa imitima. Ese uyu munsi wa none urimo kubwira mwene so amagambo yururutsa imitima, imururutsa umutima? Urimo kubwirana ayo magambo imururutsa imitima? Urukundo rurakomeje muri mwebwe, cyangwa ibyahanuwe birimo kudusohorera? Ibyahanuwe birimo kudusohorera. Washyiraho question mark cyangwa mu yandi magambo akabazo, ukavuga ngo uko nahamagawe kera n'uyu munsi niko nyiri, uko numvaga ijwi ry'Imana n'uyu munsi ndacyaryumva, uko najyaga nerekwa mu bicuku bya nijoro n'uyu munsi ndacyerekwa. Cyangwa Imana iraza gusura itorero uyu munsi wa none ikabura ahantu ivugira. Imana iraza gusura abakristo uyu munsi wa none ikababura ntibabone. Imana irangije ibwira Gideyoni, cyangwa nawe nushaka ukuremo Gideyoni ushyire mu izina ryawe uyu munsi wa none, iramubwira ngo ingabo zikabije kuba nyinshi. Iramubwira ngo bwira abo ngabo bumva bafite ubwoba nibitahire nibigendere. Kandi irongera iramubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo bakabije kuba benshi, ariko nubwo bakomeje kwihisha, nubwo bakomeje kukwihishamo, bamanura bajyane kuri Yorodani cyangwa bajyane ku kagezi. Aho ngaho niho mba kugeragereza. Imana iragarutse uyu munsi wa none, ije kongera kubarana n'abantu bayo. Imana iragarutse uyu munsi wa none, igiye kureba ko icyo yababikije mu kigifite mu biganza. Imana yacu tugire neza. Twari turi
kongera kwibukiranya urugendo rujya mu ijuru, twari turi kongera kuvuga imbaraga z'Imana, twari turi kongera kuvuga gukora kw'Imana, twari turi kongera kuvuga ubutabazi buvuye ku Mana. Reka dusenge Imana kandi tuvuga ngo Imana ikomeze kubaha umugisha kandi mukomeze gukomeza urugendo. Uri Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda, uri Imana itubereye maso, kuko ubereye maso abagutegereje, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ongera usure ubwoko bwawe bukiri mu isi, kuko turi mu isi tugenda duhura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tugenda duhura n'intambara, ibigenda bidusitaza, ibigenda bidusubiza inyuma, ibigenda bidutsikamira, ariko ibyo byose tubyambuye ubutware kandi tubyambuye ubushobozi. Uburinzi bw'Imana Data ukomeze kubana n'ubwoko bwawe, byose tubisabye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Babwira ngo mukomeze kugubwa neza. TV.